ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. Ndashima Imana kubw'uyu munsi mwiza nanone Imana iduhaye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Ngiye Pastor Sam je kukuganiriza nanone ijambo ry'Imana by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo. Uyu munsi nta bintu byinshi je gukora. Hari umuvandimwe wambaje ikibazo nicyo nje gusubiza. Ntago yakimbarije muri kamera, ariko nashimye kugisubiriza imbere ya kamera kugira ngo n'abandi bantu bafite icyo kibazo basubizwe. Yarambajije ngo ko twababariwe, ko byarangiye, ubwo haracyari impamvu yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Nanjye ndashaka kumusubiza mu buryo bworoshye cyane mvuga ngo yego, haracyari impamvu ikomeye yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Haracyari impamvu ikomeye cyane yo gusenga no kwiyiriza ubusa, kandi ikomeye cyane. Igomba no kuba ikomeye kurusha uko yari ikomeye mbere utari wamenya ko wababariwe. Ubu nibwo ukwiriye gusenga cyane no kwiyiriza ubusa, kuko nibwo bifite impamvu ifatika yo kubikora, nibwo bishobora no kugira umusaruro, kuko ibyo wakoze mbere hari igihe byaba bitarawugize. Haleluya. Kubera ko abantu benshi iyo bagiye kwiyiriza ubusa usanga baba barimo gutekereza ngo bibabaze, Imana ibona agahinda n'akababaro kabo. Ariko ntago Imana ikeneye kukubona uri umuntu w'agahinda, uri umuntu ubabaye, uri umuntu uhangayitse. Ibyo ni ukwibeshya. Ntago dukwiriye gushaka gutera Imana impuhwe muri mwene ubwo buryo. Ngo impamvu yacu yo kwiyiriza igomba kuba itandukanye rwose n'impamvu zajyaga zigutera kwiyiriza mu gihe cya mbere. Muri Matayo igice cyaho cya 6, reka mpasome. Mbibutsa ko duterwa inkunga na Fine Builders Limited, baherereye i Remera imbere neza ya BK Arena. Imirimo yose y'ubwubatsi barayigufashamo, kubaka, gukurikirana ibyangombwa byo kubaka barabigufashamo, kugura no kugurisha barabigufashamo, design cyangwa se plaza mazu. Iyo ni imirimo yose bakora kandi neza, bakongera gutera inkunga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nimero yabo urayisanga muri screen. Bahamagare. Niyo waba ushaka ubujyanama mu bijyanye no kubaka barabigufashamo. Matayo 6 umurongo ngira ngo wa 16. Matayo 6:16 aravuga ngo kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Kuriya kuntu wasenze ngo ugaragaza umubabaro, gashaka no kwiyereka abantu kugira ngo bakubone ko uri umuntu watari usenga wiyiriza, aho ngaho Yesu yarimo kuvuga ngo ingororano zawe already wamaze kuzibona. Arimo barabwira abantu inama rero yo kutiyiriza ubusa gutyo. Aravuga ngo ariko weho ni wiyiriza ubusa, wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi se ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Mu by'ukuri aho sinaho nshaka cyane. Icyo nashatse kukubwira nuko dufite impamvu zikomeye zo kwiyiriza ubusa. So kugira ngo Imana turebe ko twagowe, tubabaye, hanyuma itugirire impuhwe. Oya, idufitiye impuhwe nyinshi n'urukundo rwinshi tutariyiriza. Niyo wabaho utiyiriza ubuzima bwawe bwose, ntago bizagabanya impuhwe z'Imana ku buzima bwawe, ntago bizagabanya urukundo rw'Imana. Ahubwo ikosa wakora ni ukujya imbere y'Imana nk'umunyamibabaro wagowe, wamenyereye intimba, kandi uwo mwambaro Yesu yambaye ku bwawe. Imana ishaka kukubona wishimye. Ariko nanone kwiyiriza bimaze iki? Gusenga twabivuzeho gato y'ubushize. Ubundi gusenga nibwo buryo bwo gusabanamo n'Imana, nibwo buryo bwonyine dushaka kuvuganamo n'Imana. Nta bundi buryo dushaka kuvugana n'Imana. Iyo turimo twumva ijambo ry'Imana, tuba turimo twumva Imana ivugana natwe. Ariko twebwe iyo dushatse kandi kuyibwira, turasenga. Mu masengesho niho tuvuganira n'Imana, ibitubwira natwe tuyibwira. Ariko niyo mpamvu nabwiye ko mu gusenga twebwe turashima, tukanatura amasezerano y'Imana ku buzima bwacu.
hanyuma impamvu yo kwiyiriza ni iyihe rero mu gusenga? Ni ukugira ngo si ukugira ngo Imana itwumve, ahubwo ni ukugira ngo twe tuyumve. Ndumva ari uko nguko nabivuga. Icya mbere si ukugira ngo itwumve, ahubwo ni ukugira ngo tuyumve. Ako kantu kandika, nicyo cya mbere. Ntabwo twiyiriza ngo Imana itwumve kuko yo already iratwumva, ahubwo ni ukugira ngo twebwe tuyumve. Kubera iki mbivuze gutyo? Ni uko iyi mibiri yacu iyo irimo kunezerwa, irimo kubona byose ishaka, irushaho gushaka ibindi, irushaho kurarikira iby'isi, ntiyumve Imana. Rero ni byiza cyane kugera igihe runaka tuyima ibyo ishaka, kugira ngo umwuka wacu fokasinge ku Mana. Niba mwarasomye Bibiliya neza, mubona ahantu birivuga mu Bagalatiya, ikavuga ngo nimukora ibyo kamere yanyu irarikira, ngo nimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko ibyo kamere yanyu ishaka ari byo mwuka yanga, ibyo mwuka ashaka kamere arabyanga. Rero iyo ushaka kugira ngo mwuka afate control yose, rimwe na rimwe kamere uyima ibyo irimo gusaba kugira ngo yemere kuganzwa na mwuka. Niyo mpamvu ituma twiyiriza. Kamere uyima ibyo ishaka kugira ngo mwuka wera yiganze, ayitegeke, ayitsikamire. Iyo niyo mpamvu ya mbere yo kwiyiriza. Ni ukugira ngo iyi mibiri tuyice intege, ibashe kwemera kuganzwa na mwuka. Kuko igihe cyose urumva ko hahoraho intambara hagati y'umwuka na kamere, dukurikije uko babivuga mu Bagalatiya 5:16. Kandi kamere yigira imbaraga zo gutegeka ari uko yabonye ibyo ishaka. Ndashaka kubaha nk'urugero rworoshye kugira ngo umve ukuntu kamere iyo yabonye ibyo ishaka aribwo igira imbaraga nyinshi cyane zo gutegeka. Nk'abantu basambana, sintekereza ko hari umuntu watekereza gusambana maze iminsi ibiri atarya. Ariko nanone sintekereza ko hari utabitekereza mu gihe yabonye ibyo kurya bye byiza, akarenzaho niba ari na fanta, niba ari wayini, sinzi ibyo arenzaho, akaba aguwe neza. Nicyo gitumye nzana urwo rugero. Icyo gihe yabitekereza, ariko umubiri wawimye ibyo kurya cyangwa wabuze ibyo kurya, biragoye cyane kugira ngo utekereze aho hantu. Ariko urwo ni urugero ntanakuye muri Bibiliya. Hanyuma impamvu ya mbere yo kwiyiriza si ukugira ngo twumve, si ukugira ngo Imana itwumve, ni ukugira ngo tuyumve. Kubera iki? Kubera ko iyo kamere yacu cyangwa iyi mibiri yacu twayimye ibyo ishaka, ishobora gutegekwa n'umwuka, ishobora kuganzwa n'umwuka, kandi umwuka ni ucommunicatinga n'Imana. Hanyuma umwuka nakaza akaganza imibiri, cyangwa se akayizanira amabwiriza avuye ku Mana, ngira ngo akayikontorora, mwuka agakontorora umubiri. Aleluya. Icya kabiri gikomeye, ni nacyo ndi busorezeho, ntabwo ubundi ari byinshi, ni ukuyoborwa n'Imana. Tubona mu Byakozwe n'Intumwa 13, ngira ngo kamarebe Byakozwe n'Intumwa 13, Byakozwe n'Intumwa 13 umurongo waho wa 2, kandebe 13:2. Bibiliya iravuga ngo ubwo basengaga, kamere ku wa mbere mu byumve neza, mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Okay, icyo nshaka kuvuga, mu bihe byo kwiyiriza ubusa hakunda kubamo kuyoborwa na mwuka. Muyoborwe n'umwuka, nibwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Igihe rero umuntu yamaze gucecekesha kamere ye, yayimye ibyo yashakaga,
mwuka wera akunda kuyobora umuntu muri ibyo bihe. Hari ibintu ukeneyemo inama z'Imana, wumva udafitiye ibisubizo, wumva ushaka kumenya neza, ushaka guidance y'ubumana, ni byiza cyane kugira ngo wiyirize umubiri wima ibyo wasabaga, ugende wiherere, usenga Imana mu mwuka no mu kuri. Gusenga mu mwuka ni gute? No gusenga mu ndimi, tuzabivugaho mu kindi kiganiro. Hanyuma usenga Imana, numara gusenga Imana ntago uzabura kuyoborwa n'umwuka wera. Mwuka wera yakongorera, yaguha inzozi, simpakana ibyo byose yabikora, ariko ikindi kintu gikomeye cyane, avugana nawe mu ijambo ry'Imana. Ashobora kukuyobora mu ijambo ry'Imana rikwereka uko ushobora gukora icyo kintu runaka, ariko ibyo bitanabaye hari icyo bita conviction. Ni ukwemezwa, hari ukumva wemejwe muri wowe, mwuka wera akemeza muri wowe, agakoresha ubwenge bwawe, agakoresha intekerezo zawe, ukumva urimo uremezwa gukora ibintu mu buryo runaka. Burya ni mwuka wera uba ubikoze, ariko biciye muri iyo nzira. So ikibazo cyarabazaga ngo turacyafite impamvu yo kwiriza no gusenga mu isezerano rishya kandi Yesu yarabirangije? Yego, turayifite, kubera ko nubwo Yesu yabirangije, ariko muri iyi saho turi tutari twagera aho dusiganirwa nk'uko bivuga, cyangwa se tutari twahabwa ubundi bwiza muri iyi mibiri yacu. Dukeneye ubuyobozi bw'Imana, kandi ubuyobozi bw'Imana ni ubuyobozi bwa mwuka wera. Kandi mwuka wera rimwe na rimwe kugira ngo mwumve, bigusaba kubanza kwicika kamere cyangwa kuyihana cyangwa kuyima ibyo yashakaga. Ubundi njye ndumva ari nkaho message yanatambutse, dushatse twasoza ikiganiro. Mbibutsa ko duterwa inkunga na Feni Builders Limited, mu bashake i Remera opposite na BK Arena, babafashe mu mirimo yose y'ubwubatsi. Imana iduhane umugisha.